YouTube igiye kongera kugarura ama-ad mu Rwanda. Iyi ni inkuru nziza ku banyarwanda b'aba YouTubers cyangwa se aba content creators bakorera ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda, kuko YouTube igiye kugarura amatangazo mu mavideo agaragara mu Rwanda. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'Ubugeni, avuga ko guverinoma y'u Rwanda iri gukorana na YouTube kugira ngo hagarurwe amatangazo cyangwa se ad muri video zo mu Rwanda. Bivuze ko mu gihe kiri imbere umuntu ukoresha YouTube mu Rwanda azaza areba ad cyangwa se amatangazo ya YouTube anyuzwa kuri urwo rubuga. Ibi bikaba byarahozeho mu Rwanda ariko nyuma bikaza guhagarikwa. Ariko guverinoma y'u Rwanda nk'uko tugiye kubibona iri gukorana na YouTube kugira ngo amatangazo cyangwa se ad agarurwe mu Rwanda. Abanyarwanda bakora ibiganiro cyangwa se ibindi bintu bitandukanye bacisha ku rubuga rwa YouTube, aba content creators, ababa abanyamuziki, aba vloggers ndetse n'abanyamakuru bagiye kwemererwa gukora monetization bari mu Rwanda bitarinze gucishwa mu kindi gihugu. Ubundi byasabaga ko umuntu ukorera ku rubuga rwa YouTube yiyandikisha mu kindi gihugu kugira ngo abone uko akorera amafaranga. Bivuze ko amavideo yareberwa mu Rwanda nta kintu umuntu yakuragamo, kuko monetization mu Rwanda ntago yemeraga. Amavideo rero yose yareberwaga mu Rwanda nta kintu yinjirizaga bayahanze cyangwa se abayakoze. Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubugeni Jeanne Paul Abdallah utuma twishima yatangaje ko guverinoma y'u Rwanda iri gukorana na YouTube kugira ngo harebwe uburyo ki YouTube yakongera kwamamariza mu Rwanda. Ibi bikagirira inyungu abanyarwanda bakoresha uru rubuga. Ibi byuko YouTube igiye kugarura amatangazo cyangwa se ad mu Rwanda, Minisitiri utuma twishima yavuze ko ari ibintu bitazatinda, ko bizatangira gushyirwa mu bikorwa mu gihe kitarambiranye. Minisitiri utuma twishima yakomeje avuga ko Minisiteri ayoboye y'Urubyiruko n'Ubugeni iri gukoranira bya hafi na Minisiteri ya ICT ndetse na RURA mu rwego rwo gutunganya amasezerano azatuma ads zongera kugaragara mu mavideo yo mu Rwanda. Bivuze ko bari gutunganya amasezerano agena uburyo ad cyangwa se amatangazo azaza anyura muri video zigaragara mu Rwanda. Minisitiri utuma twishima yakomeje atangaza ko aya masezerano ari gukorwa kubera ko ikigo cya YouTube cyasabye approve cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko guverinoma y'u Rwanda yemera ko YouTube izazicisha ama-ad mu Rwanda, cyane cyane ku mavideo anyuzwa kuri runo rubuga rwa YouTube. Minisitiri yakomeje agira ati ibi byo kutabona ama-ad mu Rwanda cyangwa kudashyira ama-ad mu Rwanda byabangamiraga abakora amavideo mu Rwanda mu buryo bwo kubona amafaranga, bagakora ariko ntibabona amafaranga. Akomeza agira ati nitwemera hakanyuzwa ama-ad mu Rwanda cyangwa akanyura muri video zigaragara mu Rwanda, urubyiruko cyangwa abandi bantu bashyira amavideo kuri YouTube bazatangira gukora bishyurwa. Bivuze ko bazaza bishyurwa nk'abandi ba content creators bo mu bindi bihugu bisanzwe binyuramo ama-ad. Minisitiri yakomeje agira ati ubundi abanyarwanda bakora amavideo bari basanzwe binjiza amafaranga avuye mu bindi bihugu binyuzwamo ama-ad gusa. Mu gihe umuntu wo mu Rwanda warebaga video ukureba ko nta kintu kwabaga kumaze mu rwego rwo kwinjiza amafaranga ku wakoze video. Akomeza agira ati babonaga amafaranga avuye mu bindi bihugu bicishwamo ama-ad, urugero nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati umuntu warebaga video ari muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu byemera ama-ad niwe watumaga umunyarwanda ahembwa. Minisitiri utuma twishima yagaragaje ko ibiganiro Leta y'u Rwanda iri kugirana na YouTube bitanga icyizere ko vuba cyane hashoboka abanyarwanda b'aba content creators bazatangira kwinjiza amafaranga avuye mu Rwanda bivuye ku bantu bazaza babareba bari mu Rwanda, kuko ama-ad vuba cyane bishoboka atangira kunyuzwa muri video zo mu Rwanda. Ati ama-ad agiye kugaruka mu Rwanda kandi na option ya YouTube Premium nayo izaba irimo, ku buryo abazashaka kutazaza bareba ama-ad bazaza bishyura YouTube Premium kugira ngo batabona ama-ad. Ariko akangurira abo bantu bazaza bishyura YouTube Premium kugira ngo batabona ama-ad gukomeza gushyigikira aba YouTubers bo mu Rwanda babatera inkunga y'amafaranga cyangwa se kubaha ibindi bintu bishobora kubafasha gukora akazi kabo neza. Aha twabibutsa ko YouTube Premium ari uburyo umuntu yishyura kugira ngo atazaza abona ama-ad anyuzwa kuri runo rubuga. Aho wenda umuntu utazi imikorere ya YouTube yahita yibaza ati ese ubundi YouTube ikora ite? Ese ubundi YouTube ihemba gute? Umuntu ukorera kuri YouTube yakunguka gute? Ndetse n'izihe nyungu igihugu cyabikuramo? Aha wenda namugaragariza yuko YouTube ku mafaranga umuntu umwe yinjiza ikuraho 55% kugira ngo ikomeze gukora imirimo yayo, andi 45% akajya ku mukreator cyangwa se uba wakoze video. Birumvikana rero ko abanyarwanda nibatangira kwishyurwa abantu benshi bazakura amafaranga kuri YouTube ndetse n'igihugu kikabyungukiramo mu buryo bwo kubona imisoro. Bivuze ko abantu bose bakorera kuri YouTube bazaza binjiriza amafaranga igihugu biciye mu misoro. Aya rero ni amakuru meza cyane cyane ku rubyiruko rwo mu Rwanda n'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, kuko bagiye kuzaza binjiza amafaranga ku buryo bufatika. Nta bintu byo gutegereza ngo bazarebwa n'abanyamahanga kugira ngo babone amafaranga cyangwa se bungukire mu byo bakoze. Twasaba guverinoma y'u Rwanda kandi no gushyira imbaraga mu gukora monetization no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na TikTok.
kuko naho hariho urubyiruko rwinshi kandi rukora amavideo rukeneye kubona amafaranga, kandi ayo mafaranga yaramutse abonetse mu ba content creators n'ubundi bazaza bishyura imisoro mu isanduku ya leta, igihugu kikarushaho gutera imbere. Ubundi gukorera ku mbuga nkoranyambaga ni akazi nk'akandi, kuko umuntu abikuraho amafaranga nk'uko yayakura mu tundi tuzi, ahubwo usanga biba birenga n'utundi tuzi tumwe na tumwe, kuko umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi adashobora gukora ku kwezi mu kandi kazi. Ibi nibyo bituma abantu bamwe na bamwe bareka utuzi bakoraga bakajya gukorera kuri YouTube, kuko bahabona amafaranga atandukanye n'ayo babonaga mu tundi tuzi. Ibi mwagiye mubibona mu minsi yatambutse, aho abatangazamakuru bamwe na bamwe bagiye bareka utuzi bakoraga mu bigo bitandukanye bakajya gushinga amacanozi kuri YouTube. Mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga kuzikoreraho neza biguhereza kubona amafaranga menshi, ariko nanone mu gihe ukora ibintu byiza abantu benshi bakunda kumva, birimo nko kwigisha, kubatangariza amakuru ndetse n'ibindi, aho ngaho rwose usarura amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga. Nanone ariko abantu bashaka kwinjira mu gukorera ku mbuga nkoranyambaga bagomba kumenya ko ari ibintu bitoroshye, ni ibintu bigoye, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu bisaba gutegura, ni ibintu bisaba igishoro ndetse n'ibindi, kugira ngo ubashe gukora ibintu neza. Umuntu ababwiye ko gutunganya video cyangwa se gukora video imwe bigora kurenza utundi tuzi twinshi, abantu benshi ntabwo bashobora kubyemera, ariko nuko nguko bimeze. Gutunganya video ukabona urayirangije, urayaploadinze, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, bisaba igihe kirekire gutegura, kurikodinga, kweditinga ndetse no kuaploadinga. Ikindi, gukorera ku mbuga nkoranyambaga bisaba igihe, kuko ntabwo ushobora kuza ku rubuga nkoranyambaga runaka ngo uhite uzamuka utangiye gukorera amafaranga. Ni nko gutangira business nyine, utangira buhoro buhoro ukagenda uzamuka kugeza igihe uzatangirira gukorera amafaranga. Nubwo kuri YouTube bakoreraho amafaranga rero, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko byumvikana, kuko bisaba gukora ibintu byawe kandi by'umwimerere. Ntabwo wakoresha ibintu by'undi muntu cyangwa se ngo biterure uze ubitereke kuri channel yawe bikugwa amahoro. Niyo ukoresheje video y'undi muntu cyangwa ikindi kintu cy'umuntu, uba ugomba kumenya uburyo bwo kugikoresha kugira ngo kitaguteza ikibazo. Habaho amategeko n'amabwiriza. Iyo ubikoze gutyo ugakoresha ibintu by'undi muntu, bahita bakuvana kuri uru rubuga. Biba byiza rero mbere yo kuza gukorera ku rubuga runaka nkoranyambaga kubanza kumenya amategeko n'amabwiriza birugenga, kugira ngo utaza ugahita ukora amakosa bagahita bakuvanaho bikaguca intege. Ibi byo kugarura ad mu Rwanda cyangwa monetization ni ibintu abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga bahereye kera basaba, bagaragariza leta uburyo bashobora kubyungukiramo ndetse nayo ikabyungukiramo. Nk'uko twabibonye, ni ibintu bishobora guteza imbere impande zombi, haba kukora video ndetse na leta, kuko bose babyungukiramo mu buryo bwo kubona amafaranga. Ukora video abona amafaranga yo kwitunga nayo gukora ibindi bintu akeneye mu buzima, mu gihe leta ibona amafaranga yo gushyira mu isanduku ya leta, ubukungu bw'igihugu bukiyongera. Uyu mushinga kandi wo kugarura ad mu Rwanda ni umushinga wagaragarijwe inteko. Ni umushinga abagize inteko batangiye kuganiraho mu mwaka wa 2022. None nk'uko bigaragazwa na Minisitiri Utuma Twishima, ni umushinga ugaragara nkaho ugeze ku musozo wawo, kuko Minisitiri agaragaza ko mu gihe kitarambiranye mu Rwanda haba hongeye kugarurwa ad cyangwa se amatangazo yamamaza muri video zinyuzwa kuri YouTube, kandi nawe akagaragaza ko leta izabyungukiramo ndetse n'urubyiruko ndetse n'abandi bakorera ku mbuga nkoranyambaga. Aya rero ni amakuru meza ku ngeri zose z'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Mukore subscribe, like, comment ndetse na share hano ku Isheja Canal, kandi nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe, cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.